umuntu w'umunyamujinya ntabwo yanezeza Imana, umuntu uhorana intonganya ntabwo yanezeza Imana. Kamera irasinziriza ukajya yararangiye neza muri wowe, haza akantu kayibyutsa, yaba kamera ikabyukana n'amashami yayo nk'igihumbi. Yesu ashimwe bene data nshuti zacu, muraho mwaramutse mwiriwe bitewe n'aho umuntu aherereye, turabaramukije mu izina rya Yesu. Hano turi ni mu kiganiro umugore n'abagirana, mureke tubane nk'uko bisanzwe, mubane natwe, Uwiteka adushoboze kandi aduhana umugisha. Njyewe ubari imbere nitwa Nshuti Diane, mfite umugabo n'umwana, umwana umwe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, rero nawe reka bibwire ubundi dutangire. Yesu aduhana umugisha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu, nitwa Sharone, mfite umwana umwe, mfite umugabo umwe. Yesu abaha umugisha. Akoze cyane. Nk'uko bisanzwe tugiye gutangira twiragiza Imana kugira ngo Imana idufashe. Sharu dusengere dutangire. Kadusenge. Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tuguha icyubahiro ko wabanye natwe mu minsi yose itambutse. Uyu munsi tukaba tugeze hano, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Imana, tugiye gutangira Mwami Imana igira neza kuvuga ibiganiro byubaka ingo zacu. Ubane natwe Mwami, ntituvuge nk'ibyacu gusa, ahubwo abari wowe wivugira. Mwami Imana igira neza, twebwe tuvuze nkatwe, ahari twavuga ibintu bigusha abantu, ahari twavuga ibintu bidafite agaciro, ariko abari wowe wivugira. Mana, duhereze kurabagirana mu ngo zacu, kurabagirana ku bagabo, kurabagirana ku bana bari mu rugo, kurabagirana ku bakozi. Mwami Imana yacu, nk'uko tubyifuza, ubane natwe rero nyiribihe. Imana, turakwakira Mwuka wera ari we uyobora iki kiganiro kugeza gishoje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Turacyabaha ikaze nk'uko bisanzwe, mukomeze mubane natwe. Ikiganiro umugore n'abagirana tuvugiramo ibintu byinshi byubaka ingo, cyane cyane ku bashakanye, byatuma ingo ziba nziza, bigatuma umugabo abaho yishimye. Kandi ibyo ngibyo abantu iyo bishimye, imitima inezerewe, babasha gukorera Imana neza banezerewe. Rero uyu munsi twaje noneho kuvuga ku kindi kintu. Twashatse kwibaza ku kintu gitera amakimbirane mu ngo z'abashakanye. Ugasanga abantu bahorana amakimbirane, bahorana imyiryane, bahorana intonganya, bahora barwana. Noneho twaje kureba tubiganireho, twungurane ibitekerezo. Nawe aho uri ujye ureba icyo watwunganiraho, utubwire muri komenti. Imana izajya iduhana umugisha kuko tuzaba dufatanyije kubaka ubwami bw'Imana. Sharo, nagira ngo tuvuge ku kintu gitera amakimbirane mu ngo z'abantu. Ni byinshi biratandukanye, kandi tuzabivugaho mu bihe bitandukanye. Ariko noneho ndifuza ko uyu munsi tuvuga kuri communication. Communication ni ikintu cy'ingenzi mu bashakanye. Ni ikintu kinini, kigari, kandi gifite uruhare runini mu gusenya urugo, kikagira n'uruhare runini mu kubaka urugo. Tubwireho ubundi communication wayisobanuraho iki, kugira ngo noneho twinjiremo deep neza, umaze gusobanurira abantu ko byumva. Murakoze Dea. Nk'uko bivuze, communication ubundi igomba kuba hagati, kuko turimo kuvuga ku ngo, igomba kuba, reka twivugire, hagati y'umugore n'umugabo, y'abantu babana bashakanye. Communication ubundi ni ukuganira, urumva? Ubundi ni ukuganira, ni ukumenyeshanya, urumva? Hari ukwicara abantu bakaganira, hari noneho no kumenyeshanya, kuvuga uti iki n'iki ngiki kimbayeho, iki n'iki ngiki kimbayeho. Ibyo byose biri muri communication. Ariko nk'uko bivuze ngo ishobora gusenya urugo nangwa se igatuma rwubakika. Kandi communication bisaba wa mwuzuro w'urugo duherutse kuvuga. Yego. Kuko biri hagati y'abantu babiri. Ntago ari umugore uyikora wenyine, ntago ari umugabo uyikora wenyine. Igomba kuba hagati y'abantu babiri. Ubundi reka nkubwire, nk'ubu ngubu dutangiye iki kiganiro, nje nazinze isura. Ndashaka ko mbaza ikibazo wumva ushaka. Ubonye ninje narakaye, mbaza. Urimo urambwira ngewe nkubaza.
ikibazo nshaka kukubaza ariko warakaye. Ndakubaza ikihera, winjiye se nk'umuntu twashakanye? Okay, iyo ni example tugiye gutanga. Ndinjiye narakaye nafunze isura, nangwa se wowe urinjiye ngiye unsanze mu rugo nafunze isura. Okay, ese noneho ko warakaye mbona utavuga habaye iki? Ni ikihe kibazo? Nta kibazo mfite, ariko nta kibazo ufite kandi ku maso yawe bigaragara ko ugifite? oya ntacyo. Ndakuzi uragifite, kuko ndakuzi useka, ndakuzi wanarakaye. Ufite ikibazo, ni ikihe kibazo? Nta kibazo mfite, turekeraho. Urumva ikigiye gukurikiraho ni ukuza kurira. Mu by'ukuri nindira ntabwo uri umenye ikintu kindijije. Kubera iki? Ntabwo twaganiriye. Urambajije singushubije, bivuze ngo aho ngaho habayeho umuntu ku giti cye gutekereza ngo habaye iki, nanjye wimagine nanjye ubwanjye ndimo nzi neza icyambaye ariko sinakikubwiye. Niyo mpamvu uvuze ngo ishobora gusenya urugo cyangwa ikarwubaka. Kugeza isaha uranzi, impamvu nzi nuko uri umugabo wanjye cyangwa se umugore wanjye. Ni urugero turimo guhereza abantu. Communication rero tuvuga nta yindi, ikintu cyitwa kuganira. Iyo umuntu aganira n'undi amenya buri kintu cyose. Urumva nk'ubu ngubu impamvu ushobora kubushyizemo ako kantu ngo ndakuzi nuko n'ubundi bwose dusanzwe tuganira. Hanyuma rero uko kuganira iyo kujemo akantu kitwa guhishanya, niko nari nshatse kuvuga, akantu kitwa guhishanya. Ugahisha umuntu mu ako kantu, sumva ko nari akantu gato cyane, akantu gato cyane ako gashobora gusenya urugo kakarushyira hariya neza burundu. Kuko ninguhisha nkagenda nkarira, uravaho unyihorere, kuko ntabwo uri buhatiriza umuntu. Uravuga uti nashaka kubivuga azabimbwira. Icyo kintu nubwo kari akantu gatoya karaza gukura, karakura kabyimbe kiba ikintu kinini muri njyewe, nkiremereze. Noneho ureke n'ibyo ngerekaho wenda ngo katakomeje kumpatiriza se ngambazi, ariko mu by'ukuri inshingano zawe wazikoze. Ariko njye nintakorohera kugira ngo duhite duhuza, iyo communication ntabwo uri buyishobore, nanjye ntabwo ndi buyishobore. Rero ni ukuganira hagati y'abantu babiri ariko bahuje, bari ku gikorwa kimwe. Urabyumva dia uko mbyumva? Bari ku gikorwa kimwe, babikorera mu gihe kimwe. Urumva ntago communication ariyo kuri telefone. Halo, mwiriwe, amakuru ni meza, oya mwicare murebane. Iyo utaza ngo winjire undebe ntago umenya ko narakaye, cyane cyane ko ntashakaga no kubikubwira. Mba nguhamagaye kuri telefone ukagira ngo ibintu ni amahoro, wenda ugasigare bazise ko numva atavuga neza. Rero communication ni abantu babiri bicaye barebana gutya, niyo nshatse kuvugaho. No kuri telefone turaza kubigeraho, ariko barebana baganira ku kintu kimwe mu gihe kimwe kandi bahuje, bahana umwanya, umwe akavuga agasoza n'undi akavuga, hakaza kugaragaramo akantu k'icyubahiro. Ubundi communication harimo kuganira, hakabamo no guhana amakuru. Guhana amakuru, yaba ikiza cyakubayeho, yaba ikibi cyakubayeho, yaba icyo ugiye gukora mutari kumwe, ugatanga amakuru cyane rwose. Hanyuma hakabaho n'umwanya wo kuganira nk'abantu babana, mugahana umwanya atari bimwe byo kuza wiriwe ute, abana biriwe bate, ese akazi kagenze gute. Oya, mugafata time, mukabiha igihe, mukicara mukaganira. Nibwo kuganira kwanyu niho hazavamo kumenyana byimbitse. Ku bantu hari abantu usanga babana ariko bataziranye cyane rwose pe, bibaho. Ugasanga umuntu ntaziranye n'undi, mukabana imyaka igashira, ukagira ariko ngo sinarinzi ko iki kintu ari uko ateye. Ni ukubera iki? Nta kuganira kwabayeho. Kuganira bizatuma mumenyana byimbitse, kuganira bizatuma mubasha kubana amahoro, kuko uzaba unzi nanjye nkuzi, nzi ikikubabaza, nzi ikintu nakora ugakomereka, nzi n'ikintu nakora ukishima mu gihe uri mu bihe bibi. Icyo ni kimwe. Ikindi, kuganira bizatuma urukundo rwiyongera. Iyo uganira n'umuntu Sharoni, iyo uganira n'umuntu bituma nyine mu binshuti, nyine murenga ibyo kuba n'umuhungu umugore n'umugabo, mukaba inshuti magara.
sibyo mukaba inshuti magara ukamwisanzuraho kuko uba umubwira buri kimwe cyose iyo umuntu akubohokeye akakubwira umutima akagufungurira umutima wumva umukunze kurushaho kumukunda uyu muntu anyiyumvamo ambwira amabanga ye nyine ibintu atabwira undi ibintu yahisha undi ashobora kubimbwira bikazamura urukundo muri we bigatuma urukundo rwanyu rwaguka ikindi icyo navuga kuri icyo kintu cyo kuganira kuganira nari mbivuyeho gatoya wenda cyo communication ariko yindi yo gutanga nk'amakuru atari ukuganira gutanga amakuru ese narindi ku kazi ariko ndabona ngiye guca wenda ahantu mu nama y'ubukwe ndatindaho cyane iyo si amakuru umuhaye nta nubwo ari uruhushya usabye mu by'ukuri uramumenyesheje umuhaye amakuru rero ibyo ngibyo nabyo ikintu bizafasha bizarema iki umwuzuro w'urugo ni umugore n'umugabo ari nayo buriya ntabwo umugore ari we ugomba gutinda kuvuga cyangwa umugabo gutinda kuvuga mwese muba mugomba gutinda mugenzi wawe niba ageze havuga tega amatwi kandi umusubize neza ikiganiro cyiza gituma havamo kubwizanya uko kuri kuko ushobora gusubiza umuntu nabi n'ikintu yaragiye kukubwira nk'ibanga yari yaraguhishe akakireka ushobora kwakira ugabo nabi ijambo ntabwo ari no kumusubiza niba aguhaye ijambo nawe ngo uvuge ukaza uvuga nkaho ufitemo akantu k'uburakari nangwa ko kumupfobya hahandi yari afite intege nke ze yaragiye kukwereka akahaguhisha kandi nahaguhisha icyo kibazo uzagihorana kizahoraho nk'uko ijambo ryatubwiye ngo utinde kuvuga wihutire kumva ntabwo biri kuri sayidi y'umugore gusa ngo umugabo amubwire ngo ijambo riratubwira ngo jya utinda urumva jya utinda kuvuga banza unyumve ntabwo biri kuri sayidi y'umugabo ngo umugore wo mutsikamire kuko dushoboye no kwivugira oya biri kuri sayidi zacu twembi yaba umugore yaba umugabo witoze gutinda kuvuga ariko utebuke kumva kandi aho ngaho muri Bibiliya niho hajemo n'akantu ko kurakara ibyo byose birakomoka hehe kuvuga mugenzi wawe avuga mu by'ukuri umwuzuro w'urugo ni umugore n'umugabo ni hagati y'abantu babiri witekereza yuko umugore we agomba gukurikiza icyo cyanditsweho ngo ntugikurikize Bibiliya twese iratureba twese iratureba kandi ikindi kintu nagira nabivugaho n'ubundi abagore turi abanyakamere biragoranye kubireka urumva turabizi ko abagabo bo banabishobora ibi bintu ndetse reka no kuvuga ngo babishobora akenshi barabikora bakatureka ukavuga ariko wowe akakureba akakwihorera yaba mutanica aho hantu ngo muganire mu rugo ugaca ibinda birambiwe ariko wowe buri munsi akakureba akakwihorera kubera iki barabishoboye none se tugendere kuri kamere zacu tuvuge ngo uyu nguyu ntabwo abishoboye uyu nguyu yarabishoboye cyangwa twese tugendere ku ijambo ry'Imana kuko niryo rituyoboye hano hari umurongo wa 20 uravuga ngo kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana uburakari n'ubundi nibyo twavugaga nindamuka mvuze ukantega amatwi uburakari ntiburi buzamuka ariko nimvuga ukamvugiramo ukananirwa kuntega amatwi ukamvugiramo ukananirwa gutinda kuvuga ahubwo ukatebukira kuvuga ukananirwa kumva niho hano hahita hazamura uburakari kandi uburakari bwawe nubuzamuka nanjye ubwanjye burazamuka kandi nutuzamura uburakari ntabwo turi bunezeze Imana sibyo kandi ubwo niba hajemo kutanezeza Imana niho hahandi n'ubundi tuba dutangiye gutandukira sibyo umuntu w'umunyaburakari ntabwo yanezeza Imana umuntu w'umunyamujinya ntabwo yanezeza Imana umuntu uhorana intonganya ntabwo yanezeza Imana kandi twibuke ko muri kamere ya mbe mu buzima bwa muntu mu miterere ya muntu tugiramo kamere buri wese agira kamere ye n'undi akagira kamere ye ikintu rero kamere ubundi ntabwo igipfa gupfa ntipfa baravuga ngo ipfa nyirayo yapfuye ariko koko nibyo ntabyo nzi ariko byashoboka byashoboka kuko kamere irasinziriza ukajya yararangiye neza muri wowe haza akantu kayibyutsa kamere ikabyukana n'amashami yayo nk'igihumbi ari umupapa wigeze kutwigisha ni umupapa w'ahantu nasengeraga aratwigisha ngo rero ngo buriya
nushaka kumenya ko umuntu kamere yapfuye cyangwa se yakijijwe yageze ku musaraba, ntuzajye umurebera aho ngaho ngo umurebere hariya ngo uvuge uriya muntu yarakijijwe. Kugira ngo umurebe neza uzagenda ahagaze ukandagire ku kirenge, kamere izazamuka. n'abana bayo noneho uzibeshye umukandagire yambaye nk'urukweto rw'umweru, umwanduzi. Iyo ari umugabo arahindukira akavuga ati we, yaba ari umugore agahindukira yimyoza cyane kureba ati wowe uri nk'aba bari mu rero nk'uko wari ubivuze, kamere urayicarira ukayitsikamira igasinzira, ariko umuntu yakojeje amarike ni nko gukoza agati mu ntozi zikagira zitya. Kamere nayo ni uko imeze. Ese ubundi icyica kamere ni iki? Icyica kamere n'iri jambo, n'iri jambo rihora ari gutsinda. Yajya kuzamuka ukavuga uti nibutse cya cyanditswe, yajya kuzamuka ukavuga uti nibutse cya cyanditswe, igakomeza icikamiwe hasi aho. Niyo mpamvu tuba twashyizemo iri jambo ry'Imana. Twebwe se twababwira iki? Dufite iki ko ntacyo usibye ijambo ry'Imana. Natwe aho tuba tubuvugira ahangaha riba ryatumenya imitima, nuko umuntu atajya ahangaha ngo yishyire hanze, ariko nawe uba ugenda wisuzuma uko ugenda uvuga ngo umukore ibi, nawe uravuga uti njyewe si ku ruhande rwanjye se bimeze bite? Yes, uko uba ubwira abandi ngo mubigenze gutya, nawe uba wibwira, kuko ntago tuba turi perfect, ntago tuba tubikora neza nk'uko bikwiriye, ariko amahirwe ni uko tuba tuzi ukuri. Tuba tuzi ukuri, ariko hari umuntu uba utazi ukuri. Noneho wamusomera nk'iki cyanditswe kuvuga burya Bibiliya nayo ibivugaho, burya iravuga ngo ntega amatwi mugenzi wawe, ukumva icyo kintu n'ubwo wajya kugikora umuvugiramo si ikosa, kuko murimo kuganira, ariko mu by'ukuri ibyo bintu biraza kubyutsa kamere ye. Urumva iyo nibyuke byutse yawe, kamere zikozanye nk'umuriro wawe. Bene data mwabyumvishe, communication ni nziza pe 100% ni nziza, ariko iyo ukoze nabi biba intambara. Ibyo mwagiye kuganira bikavamo intambara n'amangume arimo, kandi abantu kandi barakara banakubita akaba kwashije urushyi wagiye kuganira, aho kuzikurya inkoko bakaguhemba urushyi ugataha ngo wajye Diane wowe uraseka uva mu mikino ukavovora inkoko hajyaho ingingo yo kuganira ugatahurira, ubwo wariye iki? Nukuri ingumi kandi wagiye kurya, kandi mu by'ukuri biturutse hehe? Ya communication yawe ipfuye, kwa kuganira kwanyu gupfuye, nibyo bitumye havamo inshyi n'ingumi akakwasa, kandi muri bivuge miramizi utahe neza uryame, cyangwa bakarwana bombe. Uzwara abantu baba bazi kurwana, umugabo yaguha urushyi ukamuha urundi. Ni ya kamere. Ubundi se umugore arwana afite izihe mbaraga usibye kamere? Ni kamere se ziba zahagurutse baba bazicukuje ubundi zigahaguruka. Rero bene data, communication tuyiteho, ariko neza ku murongo, nta kavuyo karimo, nta kajagari, nta kubeshyanya. Niba ari ugutega gutege, niba ugejeje igihe cyo kuvuga uvuge. Niba hari aho wagiye ugomba kumenyesha uwo mwashakanye, mumenyesha, kandi niba umumenyesheje wirinde gushyiramo akandi kantu k'ikinyoma, ubivuga uko bimeze. Ikindi, hari ukuntu abantu bahana ubuhamya barashakanye, iyo nayo ni communication. Ugaha umuntu ubuhamya ngo njyewe ngo nyiri umukobwa byari bimeze gutya, njyewe nyiri umusore byari bimeze gutya, ariko iyo ukubisemo ikinyoma icyo kintu kikazamenyekana, my friend. Hari nk'abantu wenda kantange nk'urugero ku kintu, hari n'utubari dutoya, ariko ugasanga nk'umuntu tuvuge ndi umukobwa, ndi umudamu, nyiri umukobwa narabyaye, akana nkasiga mu cyaro, kandi ubu ndimo kubivuga hari umuntu biriho wicaye mu rugo rwe, abyayemo abana babiri batatu, umugabo ntabwo atazi, yagiye guhisha kwa nyirasenge wo kwa se wabo wo kwa nyirarume wo kwa nyina wabo kwa nyirarume, uri ahantu kure, byarangiza ako kantu ukamuhisha. Urumva icyo kintu aramutse amenye icyo kintu, urumva haba hiye ari wowe se ubundi, ari wowe Sharon, tuve kuri uwo muntu byabayeho, ari wowe ukamenya icyo kintu ko umuntu yakubeshya icyo kinyoma, nakumerera nabi njyewe umva nakuzengereza. Umuntu wese icyo ni ikintu umuntu atakwihanganira, kandi mu by'ukuri yakivuga wasanga nta kintu byajyaga gutwara cyane, ariko yarabihishe. Arega niyo byagitwara, ariko bikagitwara ku ikubitiro. Niba muri fiyansaye ukabimubwira byapfa, yavuga ati sinabana n'umuntu ufite umwana,
bipfe bikiri kare. Ubundi ugihisha gupfa noneho uri mu rugo warabyaye umuntu n'abana, utekereza ko uzakivuga ejo, kandi uko utinda kukivuga harimo haraza ingingo zikomeye zizatuma icyo kintu utakivuga. Nubona ubyaye mu rugo umwana wa mbere uzatinya kubivuga, kandi muri fiançailles waravuga guti niduhura kwa gatanu noneho umva nzaharamagara mbivuge, ugasanga urabishe mugeze mu rugo ubyaye bwa mbere ubyaye bwa kabiri uratuje nyine ubayijigije. Ejo neza umwana w'umusore arahatungutse ati mama narije kugushaka, cyangwa n'amakuru rega, nta muntu wahisha uri kuri iyi si. Noneho reka tubivuge neza, abakobwa abasore muzareba iki kiganiro, reka mbagire inama, sibyo? Wenda waruri mu ngabangabo, uri mu rujijo, urimo wibaza se ibi bintu bivuge, ese mubwire ko nabyaye umwana hanze, ese ubu mbivuge, ese mbiceceke, nimbimubwira ubukwe burapfa, nimbimubwira aranyanga. Reka nkugire inama, wabyibazaga noneho reka nkugire inama, ubwo Imana yarabigufashije umenye ukuri. Inama yanjye, mubwize ukuri, bivuge. Noneho niba ari uwo kukwanga akwange birangire, umenye ko byarangiye, aho kugira ngo bizabe warageze mu rugo. Nibyo byabagorana. Ukora communication neza, ubimubwire, kuganira nicyo bivuze. Niba uri umusore bibwira umukobwa, niba uri umukobwa bibwira umusore. Byashoboka ko atanakwanga, byashoboka ko yanamwanga atihanganira, ariko ntago azabura ubyihanganira, aho kugira ngo ujye kwizika icyo gisasu cy'ikintu utazahisha imyaka yawe yose yo kubaho. Niyo nama twabagiraga. Rero mureke badamu nshuti zacu badukurikiye, kugira ngo turwanye iki kintu cya conflict cyangwa se cy'amakimbirane mu ngo. Iki kintu cy'amakimbirane mu ngo, mureke twibande ku kantu ka communication uyishyira imbere, kandi nujya kwivuga uyivuge itunganye, udashyizemo amakabyankuru, udashyizemo ikinyoma. Hanyuma tuzagaruka tubabwira ku bindi bintu bijya biteza amakimbirane mu ngo dushobora kwirinda. Murakoze, Imana iduhana umugisha, mwakoze kudukurikira inshuti zacu. Rwose Imana ijye ibaha umugisha, kandi umuntu ufite igitekerezo komenti ajya muri komenti atubwire rwose, kandi turabashimira bajya